urukundo nyarwo rushobora guhindura buri kimwe, ariko ugambana nta munsi n'umwe azigera agera ku ntsinzi ye. uwo nanjye nshobora kuba nta kubona amafaranga. Excuse me. Ese Robert aremera gutanga ibye byose kubera urukundo? How do you feel ndi boss wawe? Ariko rero at this moment ntabwo byashoboka. Lucas we kugambana bikomeje gufata indi ntera. bikagera ibyo Robert sigo ntagera ni gute hagera uvuye ambwiye ngo ugiye ngo hajya ngo kuri dine ngo kuki Lucas ntabwo agiye kumvana mu kazi kanjye kantwara imitungo, ngomba guhangana nawe. So busy. Okay, nta kibazo. Bashaka kuguha deal kandi urimo amafaranga ufatika. Kurikira filime Trust No One kuri Analysis TV maze wihere ijisho umva uburyohe bwa sinema. Nawe isi yose yahera. umaze kundambirwa mbe umaze kundambirwa ko waba unaniwe kare ko nzi ko ibyo twaciyemo ari byo bigoye cyane ukanyihanganira. nayo rukundo disi mise sobanukirwa impamvu babaye ni ukubera ko utambana buri munsi kandi nanjye mba ngukeneye igihe cyose mba nezerewe kandi mba ndi munsi yanjye mu gihe turi kumwe. tuze rero umutima w'urukundo urahari kandi ntabwo witeguye kujya ndahari ku bwawe. bakunzi ba filime Inzira y'Umusaraba, ibintu bikomeje kuba byaryoha cyane, noneho bigeze ku rundi rwego. Hano dusize Iribagiza arimo aganira na Cyusa, ariko abari barimo baganira ubona ko Iribagiza afite agahinda. Rero ndaje nkubwire ikindi kintu kigiye kubasha kuba cyashimisha Iribagiza hano kuri iyi episode. Hano twasize mama Kanyana arimo aganira na Kanyana we arimo amumenera amabanga ya Rugema, ariko Kanyana ibintu ahise akora ni ibintu byiza cyane kubera ko agiye kuba yabwira Iribagiza akamubwira ukuri. Kanyana kubera asenga Imana ntabwo yanze kuba yafatanya na Rugema mu kuhishira Iribagiza kubera ko Iribagiza akeneye uriya muti, Iribagiza akeneye ko akira. Uyu mukobwa Imana ibashe kuba yamukoresha ibitangaza. Nimba ubona ko uyu mukobwa ikintu akoze akaba yanze kuba yafatanya n'ababyeyi be mu guhishira Rugema, jya muri comment wandikemo amena kubera ko Imana imubashishije kwitandukanya n'ikibi, agiye kuba yakora ikintu cyiza, akoze igikorwa cy'ubutwari. Nubwo nyina abashe kuba yamuhana ati ugomba kuba wafatanya na Rugema kubera ko ari papa wawe, uyu Kanyana yanze kuba yakumvira imigambi ya nyina mibi yo kuba yahishira Rugema mu byaha arimo. Rero Imana ibashe ko yamukoresha ibitangaza bikomeye cyane, kandi nimba wemera ko Imana ikora ibitangaza kandi ikabicisha mu nzira nini bikaba, jya muri comment wandike amen, nurangiza ukande kuri iryo jambo ryanditseho subscribe kubera ko ibintu bitangiye kuba byaryoha cyane. Twari tuzi ko uyu mugore iri banga rya Rugema azabasha kuba yaryibikira, ariko abashe kuba yarimeneraho umwana we gaho gatoya. Umwana we ahise abibwira Iribagiza. Uyu mukobwa akoze ikintu cyiza cyane kuba Iribagiza yabona uyu muti wa kabiri, byaba ari ibintu byiza cyane kubera ko Iribagiza yabamenye ko uyu dogiteri aba ari hano mu gipangu cyabo, umudogiteri barimo barahiga. Uri kumva ko rero ibintu bigiye kuba byaba byiza cyane hano muri filime Inzira y'Umusaraba, ibintu bigiye kuba byakongera bikaba byiza. Rero ntabwo twakirengagiza ibintu byagiye biranga iyi filime byiza. Iyi episode igiye kuba yakurikira iyi ngiyi iraza kuza ari agahebuzo, nkurarikire kuba wayikurikira kubera ko ibintu bitangiye kuba byaba ibindi. Kandi twabonye ko uyu mugore mama Kanyana yari arimo abuza umukobwa we kuba yavuga iri banga yari amubikije, yarabashije kuba yamubitsa iri banga kubera ko uyu ni umukobwa we kandi abasha uriya Rugema ni se. Uri kumva ko rero uyu mukobwa akoreye ku kuri, ntabwo yigeze yihakana Iribagiza nk'umuntu bakuranye, nubwo ari papa we, nubwo ari papa we ariko yakuranye na Iribagiza. Rero ni ibintu byiza cyane Kanyana abashe kuba yakora. Abantu rero munamukunda, mujye muri comment mushyiremo ama emoji y'umutima nimba ubashe kuba wagera kuri uyu munota
minota tukiri kumwe ukirimo kumva ibingibi byo Kanyana akoze, yuko akoze igikorwa cy'ubutwari cyane kibashe kuba cyashimisha abantu benshi muri filime Inzira y'Umusaraba. Nimba nawe kibashe kuba cyagushimisha, jya muri comment utangemo emoji y'umutima kugira ngo turebe ko kuri uno munota twari tukiri kumwe n'abantu babashe kubona igikorwa kizima uyu Kanyana abashe kuba yakora. Yanze kumvira aba babyeyi be bari gushaka kuba bakora igikorwa kibi cyane, ariko mama Kanyana ibintu yarashatse kuba yakora, kuba yahisha Iribagiza ukuri, byari ibintu bibi cyane, yuko tubonye ko abashe kuba yabiganirizaho umukobwa we gatoya bigahita ba ibindi bindi. Kandi twabonye ko uriya musaza wa Iribagiza ashaka kuba yakura Iribagiza kwa Rugema, akabasha kuba yamwemura akamujyana iwe cyangwa akamujyana kumushyira kwa Cyosa. Urumva ko uyu musaza wa Iribagiza atangiye kuba yatekereza neza, atangiye kuba yatekereza kure, kubera ko yamaze kubona ko kwa Rugema nta mahoro Iribagiza azahagirira kuva yaratangiye kuba yamenya, yatangira kwibuka ikintu cyose kimubayeho. Uri kumva ko kwa Rugema nta mahoro azabahagirira. Rero yari yaje kuba yagisha inama mama Cyusa kugira ngo arebe inama yamugira nimba ariyo. Mama Cyusa yuko tumaze kubona ko abantu benshi bakeneye inama baza bakabasha kuba bamwisanzuraho, akabasha kuba yabaha ibitekerezo bizima. Rero mama Cyusa ni umubyeyi mwiza dukunze kuba twafatiraho urugero hano muri ino filimi, yuko abasha kuba yatanga amasomo meza. Kandi twebwe tureba filimi tujye tubanza dukuremo amasomo, yuko izi filimi ziba zishingiye ku masomo menshi agiye atandukanye. Nimba nawe ubasha kuba wareba izi filimi jya ukuramo isomo, kubera ko baba bashatse kuduha isomo ku kintu runaka. Rero uyu mama Cyusa amugiriye inama yuko yazana Iribagiza akaba ari hariya kwa Cyosa, nta kintu byaba bitwaye. Urumva ko uyu musaza wa Iribagiza yatangiye kuba yatekereza ejo hazaza ha Iribagiza. Uri kumva ko uyu musaza wa Iribagiza ari umuntu mwiza cyane, akunda mushikiwe. Kandi ibi bintu twari tubyiteze hano muri ino filimi, kubera ko abantu bari bamaze kuba bayirambirwa, ariko igiye kuba yagarukana andi mavuta, igaruke imeze neza. Noneho nimba nawe uri umukunzi wayo, jya muri comment uzamure emoji y'umutima utwereka ko ukunda filimi Inzira y'Umusaraba, yuko ibintu bitangiye kuba byahindura indi sura. Kandi ntago twakirengagiza ibintu byinshi twagiye tubona muri ino filimi Inzira y'Umusaraba, ibintu bikomeje kuba byaba byiza cyane, kubera ko twabonye Fabiola arimo aganira n'uriya musaza Papa Kamarade, agiye kuba yamumenera amabanga y'uburyo aho umuti uri uzavura Iribagiza. Kandi Iribagiza namara kuba yamenya ko dogiteri ari hano mwa runo rugo, uri kumva ko ibintu bizaba ari ibintu byiza. Azahita agenda amubaze umuti we, kubera ko dogiteri ariwe wari kuzavura Iribagiza, ariko yabashe kuba yamugambanira. Ubu ngubu bari kubana mu rugo, kubera Iribagiza atarazi muganga ubasha kuba yamuvura. Umuganga wabashe kuba yamuha umuti ntago yigeze amumenya. Ariko Kamarade na Emile baramutse baje mwa runo rugo bakahagaruka bakasanga dogiteri, uri kumva ko ibintu byaba bibaye ibindi bindi, kubera ko dogiteri yahita atanga undi muti wa kabiri kugira ngo Iribagiza abashe kuba yakibuka. Uri kumva Rugema byaba bimurangiriyeho. Ariko mumfashe tubanze tushima Imana ko ibashe kuba yakugeza kuri uyu munota. Uriya mukobwa Kanyana akaba abashe kuba yabwira Iribagiza amabanga mama we yaramubwiye, amabanga yaragomba kuba yabika mu buzima bwe bwose. Ariko uyu Kanyana akabasha kuba yabwiye Iribagiza, nubwo Iribagiza yanze kuba yamwumva. Mujye muri comment mumugire inama, kubera ko uyu mukobwa Kanyana yarakoze igikorwa kizima cyo kuba yabwira Iribagiza ukuri, ariko Iribagiza amutereye utwatsi kure, amubwira ko uriya atari we dogiteri, ahubwo dogiteri azabaza mu nyuma. Dogiteri arimo baramushaka azamuha umuti. Uri kumva Iribagiza ntago arizera ko yagambaniwe. Rero abantu muri kwibaza ati Iribagiza azabasha kuba yabona umuti gute? Byose nzabikugezaho nuba wamaze kuba wakanda subscribe kuri iyi channel. Iribagiza utari kumva abantu bashaka kuba bamugirira neza, bagashaka kuba bamugira inama nzima, ibintu atangiye kuba yabitwara uko bitari, kubera ko uyu Kanyana yaramuzaniye inkuru yakamufashije akizera ko uri ari dogiteri, akareka kwizera ko ari umukozi wo mu rugo, ari umuzamu. Ariko ibintu byakomeje kuba byagorana kugira ngo Iribagiza atangire kuba yakizera ibyo uyu Kanyana amubwiye. Sinzi impamvu Iribagiza agumye gutsimbarara ahakana ko uriya atari dogiteri, wakabaye ari we ufite umuti umuvura. Rero ni ibintu bibi cyane, kubera ko uriya mu dogiteri namara kuba yavuga ahantu umuti uri, twabonye ko Fabiola ashaka kuba yamukuramo amakuru yose y'ahantu yaba yarahishe umuti. Uri kumva ko Fabiola namara kuba yakiyegereza uyu musaza mwabonye ko afite amakuru neza y'ahantu umuti yawusize. Ubwo Fabiola nibamara kuba bamubwiraho umuti
umuti yawusize. Fabiola mwabonye ko yari arimo yaka umuti kugira ngo azabashe kuba ari we wawibikira. Uri kumva ko atangiye kuba yagera ahantu heza ho kuba yavugana n'uyu musaza, atangiye kuba yamwinjizamo ibitekerezo bye. Uyu musaza rero amwijeje ko umuti Fabiola ari we uramutse awubitse waba wizewe kandi uri ahantu hatekanye. Uri kumva Fabiola amaze kuba yabona uyu muti, twabonye ko ari mu gakino we na Rugema, byaba birangiye Iribagiza ntago yazongera kuba yakibuka. Filimi yacu yabitangiye kuba yabiha cyane kubera ko Fabiola naramuka abonye uyu muti azahita awuha Rugema. Uri kumva ko ibintu bizaba bibaye bibi cyane, bizaba birushijeho kuzamba kubera ko filimi yacu izaba itangiye kuba yabiha noneho kurushaho, kubera ko twari dutangiye kugera ahantu iryoshye, babazanyemo ibindi bintu tutazi uburyo bimezemo. Twari tuzi ko Iribagiza yashoje kuba yanywa umuti wa mbere, yabaje kuba yakibuka byose, ariko hajemo undi muti wa kabiri, ariko ntamara kuba yawubona ibintu bizaba bimeze neza. Bazadufashe nibazazanemo undi muti wa gatatu kubera ko finali iri hafi. Nimba nawe ubasha kuba wankurikira cyangwa akaba ari ubwa mbere wumvishe kuri izi mikoro ndi kuvuga, kanda subscribe kugira ngo uzajye ubasha kuba wasobanukirwa buri kimwe kibera muri filimi Inzira y'Umusaraba, yuko hari ibintu byinshi utabasha kuba wasobanukirwa kandi wari ukeneye kuba wakumva. Kandi niyo utanze ibitekerezo tubasha kuba twabizana muri filimi Inzira y'Umusaraba, kubera ko tubasha kuba twayitegura neza kugira ngo ibintu bikomeze kuba byaba byiza cyane. Rero nawe wamaze kuba wakora subscribe hano kuri iyi channel, wamaze kumenya ko ari iby'agaciro kuba wakora sub nyine, kubera ko hari ibintu bizima wabashe kuba wakumva kuri iyi channel. Kubera ko uyu munsi nimba tutavuze ibintu bizima, ejo tuvuga ibizima noneho bifatika, kubera ko ntawanyura abantu bose, ntawahaza abantu bose, ntawabahaza abanyarwanda. Rero niyo mpamvu tuba tugomba gukora uko bishoboka kose hakavamo bamwe batwikundira bakabasha kuba batanga ibitekerezo hano kuri ino channel kugira ngo ikomeze kuba yazamuka, kubera ko twamaze kumenya ko nta wanyura rubanda. Nawe rero nimba ubashe kuba wagera hano, jya wibuka kuba wasenga Imana kandi unareba iyi filimi Inzira y'Umusaraba, ubasha kuba wakuramo amasomo menshi, yuko habasha kuba hatambukamo amasomo agiye akomeye. Naha twabashije kuba twakuramo isomo uyu munsi, kubera ko utakizera umuntu uwo ari we wese cyangwa umuntu uwo ari we wese ukuri impande, ntukamwizere kubera ko yabasha kuba yakugambanira cyangwa agahinduka inshuti nziza. Rero umuntu ukuri iruhande ashobora kuba yagukiza, akabasha kuba yanakugambanira. Rero ibi byose birashoboka kubera ko tumaze kuba twareba filimi Inzira y'Umusaraba. Reka nze mbanze mbereke isomo rya mbere twabashe kuba twakuramo hano, yuko hano tubonye ko Mama Kanyana yararimo abwira Kanyana uburyo yiyumvishe Rugema ndetse na nyina Ntambara barimo badepoza dogiteri, abasha kuba yabimubwira. Rero uyu mukobwa Kanyana ahise ajya kubibwira Iribagiza. Uri kumva ko uyu mukobwa abereye Iribagiza inshuti nziza, ariko Mama Kanyana yabereye Iribagiza inshuti mbi. Rero ntago ari umuntu wese uyu Mama Kanyana Iribagiza yamwizeraga mwa runo rugo, niwe muntu yabashaga kuba yakisanzuraho, ariko ntago yabashe kuba yamubwiza ukuri. Urumva iryo ni isomo rya mbere. Ku rya kabiri twabonye ko uriya musaza Papa Kamarade yatanze umuti wa mbere, akaba ashaka kuba noneho ku muti wa kabiri akaba ashaka kuba yagambana. Urumva ko iryo somo naryo ari isomo ryiza, kandi umuntu uyu munsi ashobora kuba yagufasha, ejo agahita guhinduka, ahubwo na bya bindi yaguhaye yagufashijemo akumva yabikwaka. Uri kumva ko n'irindi somo rikomeye cyane twabashe kuba twakuramo hano muri filimi Inzira y'Umusaraba. Harimo amasomo menshi rero tuzagenda tubona muri ino filimi. Episode y'umunsi wo ibintu bikomeje kuba byaba byiza, yuko hari amasomo iyi filimi ibashe kuba yaduha, nuko atari ukwizera buri muntu uwo ari we wese ukuri impande yawe, buri muntu uwo ari we wese uza agusekera ntago ariko ari inshuti yawe. Aya ni amasomo abashe kuba yava hano muri filimi Inzira y'Umusaraba, kubera ko hari n'andi masomo menshi twagiye twabona. Kuba uriya musaza wa Iribagiza agiye kuba yakura Iribagiza kwa Rugema ni ibintu byiza cyane, kuba yabashe kuba yagisha inama. Nawe nujya gukora ikintu gishaka abantu bakuru, ubashe kuba wabagisha inama, kubera ko ari byo by'ingenzi bya mbere byabashe kuba byaza muri ino filimi Inzira y'Umusaraba. Ku masomo twagiye twiga uyu munsi rero twagiye tubonamo amasomo agiye atandukanye, kandi nawe isomo wabonye jya muri comment ubashe kuba waratubwira, kubera ko twamaze kukubwira amasomo yagiye aranga iyi filimi Inzira y'Umusaraba. Ni amasomo meza. Rero nawe nimba hari isomo wabashe kuba wakuramo, ukaba waribwira mugenzi wawe rikabasha
kuba ryamufasha. Ntugende utarivugiye hano muri comment kubera ko ibintu bikomeje kuba byaba ibindi bindi. Reka tube tugiye turaza kuba twasubira tureba andi masomo yagiye aranga filimi Inzira y'Umusaraba. Rero buri munsi tugiye kujya tubakorera video isaha nizazindi mumaze kuba mwazimenyera zo kuba mwabona amasomo yagiye atambuka muri filimi Inzira y'Umusaraba. Nawe ikuramo iryawe hakiri kare kubera ko nta wundi muntu uzabasha kuba yari gukuriramo. Rero ni ibintu byiza cyane kuba ubasha kuba wadukurikira ukagira ikintu ubasha kuba wamenya hano kuri ino channel. Rero nkusaba gukanda subscribe nimba ubashe kuba wagera kuri uyu munota, ukajya muri comment ukazamura ama emoji y'umutima kubera ko ibintu bikomeje kuba byaba byiza cyane. Mba uherereye mu gihugu cy'u Burundi, zamura idarapo ry'u Burundi tubashe kuba twaribona hano muri comment z'Abanyarwanda kubera ko ibintu bikomeje kuba byaba byiza cyane ku bakunzi ba filimi Inzira y'Umusaraba. Nimba uri mu Burundi iryo darapo ubashe kuba warizamura, Abanyarwanda babashe kuba baribona kubera ko mubasha kuba mwadukurikira kandi twamaze kuba twabibona murabitwereka.